kubaho kandi nje mbona ntashoboye rwose ibyo ngibyo ntabyishoboye ujye ubona neza y'Imana uko bukeye nuko bwije we no nibaze n'umuntu wese ubundi agomba nabonye bikomeje kugorana imiryango yaje mbona nari mwanzuro dufashe ndavuga nti tayari rero tujye mu rukiko badufashe niba ntako nagize ati ntaribi ndavuga ati ntaribi none ndajya mu itangazamakuru ko nzi ko nyine bitinya bava ngo wagiye ahubwo se ngo nguhuze nabo abo bya bintu byakaze yego nahise nitahira ndagenda njyaho narindi kubana n'inshuti yanjye yego bayisanga ndamubwira ukuntu ibintu byagenze arambwira neza ugiye gukora iki nabaye ngiye kubivuga noneho habi narangire numara kubivuga nzamureka ariko kugira ngo n'abanyarwanda babanze bamenye ibyari byo bamenye umuntu batunze abanjye nubaha umwanzuro w'umuntu ukora icyo ushaka ubwo ngubwo ndatekereza ndabwira wowe munyamakuru nibuka ko hari umumama tuba ku Kamonyi wari wambwiye ariko mbwa ngo ninzabibwira abanyamakuru ese umunyamakuru nabibwira ninde kuko icyo gihe nyuma y'amakuru nabibwiye kuri bagiti arabyanga yanga kunkorera inkuru NDIMBATI no arambwira ngo uzabibwire sabe we nta muntu atinya ngo kandi nakunda gukora inkuru zizewe ariko bagita akunda gutwika n'ubundi uko nekereje umunyamakuru nita nibuka uwo sabe yambwiye ntira telefone nsacinga ISIMBI TV mfata nimero zifashe nzihamagaye mba nitatu n'umuntu utari tangije ndamubwira na message arambwira mu nama mamagariza saa ziragira ndamuhamagara wapi ndangije mitamvaye none reka izi nimero ubwo ko biri kose sizasabe arize ntago nakwe nitabwa n'undi muntu fone y'umuntu ari fone y'umuntu ku giti kinese hari umu type narinzi ko uri w'umuhanzi abwira ati wanshakiye nimero za sabe n'ubundi yazatse nimba arazatse bagiti kuko bari baziranye arazimuha aramuhamagara ndamuganiriza arabyemera birangira nyine mbikoze aho nyimara kubikora nyiri kubimuganiriza ikintu cya mbere ntago nzi ko n'ubundi biri bikore ntago navuga reka turebe noneho nyuma akwemereye ikiganiro ngiye kino ndi gutekereza icyo gihe nuko agiye guhita ahamagara NDIMBATI agahita abimubwira nabimubwira arahita byanga avuga ati oya ntago nabyemera nabyanga ahita apanga kuza kundeba azane na sabe kuko sabe yarambwiye ejo nzaza kukureba nese nishyira mu mutwe byanze ko bagomba kuzana noneho nawe anaganire nayo nk'umuntu ko numvaga baraziranye nta kuntu batabazanye na n'umuntu atazi mu Rwanda nicaye negereje ko sabe ruriya mugabo bari buzane ariko byanatunguwe no kubona aje wenyine yego nambira ko babiganiriye akabyemera akavuga nakora iki reka turebe nyuma yo gukora ikiganiro rezilita zavuyemo wabyakiriye ute ubonye bigiye mu nzego ukabona iriya event irabaye baramujyanye baramufunze ibyo ntago ari byo nyine nari ntekereza ko ari byo nyine ndashaka kumva ukuntu wabyakiriye ikirego ku bwanjye ku giti cyanjye yego njye wagiye gutanga ikirego ariko njye gutanga ikirego cyari ikirego nyine gahunda yari imbere ahubwo nyine bo barambwira tubwira inkuru yose uko yatangiye niko kugiye famous ibindi rero byakurikiye neza nyine ko bigiye kugenda mu nkiko indezo tunavuga ati munabyihutisha kuko none n'amafaranga y'inzu twabuze bagiye kudusora mu byihutisha adendezo vuba akeye bukeye umuntu bamufunze nyine biranungura katurebe noneho ikintu kibaye bigezweho n'ibyo ugendana nabyo wigeze umusura afunze urumva bari kumusura waramusuye sura nari guhingukayo warabitekereje
nyine nawe bitekerezaga nkumva najya nyine nkamubaza nk'ibintu nkamubaza n'ukuntu yiyumva nyine nkamubaza se njye numvaga namubaza se wari uzi ko bagufunga ahubwo wowe wari uzi ko bamufunga oya njye numvaga ari njye numvaga nyine bidashoboka aho numvaga nabimubaza wari ubizi nyine numvaga ariko mbwana ntabwo nari mbizi yo kumenya sinari kubyemera ko niwe wabishyigikiye niwe wamaye courage zo kubijyamo ndatekereza ko abigiye kujya muri YouTube nyine bakujya kubonamo ibibazo by'abantu bikabenga ariko byaranatrending yego bikaguma muri izo saga nikizika ko yabitekereza kandi nako yabitekereza reka tubaze na bagenzi bawe inkuru barayumvise ibintu byose barabikurikiranye Joyce inkuru ya Ndimbati na Fridausi mwarazumvise mwabifashe gute niki kibazo cy'amatsiko wumva wamubaza uvuga uti kuri biriya bintu byari bimeze bite ugize amahirwe yo kumubona gira ikintu mubaza cyangwa se ikindi kintu wumva cy'amatsiko wumva wamusangiza ngewe ikibazo cya mbere namubaza ibyo bintu byari byo koko nicyo kibazo cya mbere namubaza ngewe kuko ari nyine byari ibyo nese ko bitari ugutwika kubera ko YouTube abantu bose bamenyereye ko umuntu aza akabishyira umuntu ngo ni amapranka yari prank rero byari ibintu byanyabyo kandi n'abana barahari na DNA zarapimwe barabyemeza ko ari byo ubwo rero kambaze firi gatoya uravuze ngo ntabwo wemera ko ese byari byo right now wisana muri situation nk'iyo yari arimo Joyce byagoranye Jerry wisaze muri situation nk'iyo Fridausi yari arimo kisa right now twite bimeze nk'uko nawe byageze wabyitwara mute kubera ko abantu tudatekereza wenda ibintu bimwe ariko nanone kubera ko abantu ku rundi ruhande tuba tuziranye byarabaye ngombwa ko umuntu muhuza muba muziranye abazi icyo ntinya nanjye mbazi icyo atinya mbazi icyo yanga nawe azi icyo nanga mvuga nti iki kintu ndamuka ngikoze gishobora kumubangamira nanjye nakora ikintu cyatuma nyine cyamubangamira nyine akabura ko nanjye ndi umuntu tu banga ko nawe uri umuntu yego ni kuvuga ngo iyo uri kuba yeza kuba uri muri situation ya Fridausi ntawe wari gukora nk'ibyo yakoze yego rwose Nadia niwe tukomereje aho wowe iyo uri muri situation ya Fridausi we wari kubigenza ute ese tuvuge ko Fridausi n'ibyo yakoze byari amafuta ariko cyangwa se byari byo niyo nzira cyangwa se byakoze byari byo ari gukora ibirenzeho wowe urabivuga iki byaratinze mungana umwaka igice karindusha urabona nikubwira ngo ndatwite hano utangiye kunzana warenga nyinshi cyane aho ngaho reka ubwiza ukuri ugitangiye kumva nyine utangiye kunshamo n'abati ngiye ibintu byo gutwita se ndabizi ahubwo ikibazo we ibyo gutwita ntabwo yabyanze yaranabyemeraga ati ntari bimubyara ikibazo cyari ahubwo wiyemeraga ibyo adakora abanza gufasha ariko nyine bikaguma biri mu magambo nanjye nyine ngakoma ntegereje mvuga ati buriya afite ibibazo byinshi afite abana afite famiye afite nyine byinshi abaribo kamumeze ntegereza reba igihe ibintu bigeraho bikagenda neza ntabwo nuwuhe mwanzuro we wakora nyimara kubyara nkabona ukwezi kwa mbere biraje Nyanza nanjye nkwita nikuzanya amata ikintu twakumvikana twajya mu buyobozi kandi ukabisinya amafaranga uzajya umukurira umwana kuko umwana ntabwo ari uwanjye gusa umwana ni uwacu twembi abaye umugabo atemezanya nawe gukora icyo gikorwa n'icyo kintu wakora nakora n'ibyo yakoze ubwo yakoze bikeya urugwego ku ruhande rwa firi n'umwana mwiza ku byo yakoze yaritonze firi warihanganye bihagije ukuri yaritondaga naho wabaye intwari kuko kere niba hari ikintu kiryana ni ukumva ngo uratwite umuntu waguteye reka tuvuge Joyce biri kwa ku muntu usenga umuntu ubaha Imana usanzwe usenga nyine umuntu usenga muri urwo rugamba sasa uburyo burwitware mute urasenga ubaha Imana ni ibintu bibaye
birakugwiririye kandi uri umuntu usenga pe umva n'Imana nanjye narasengaga kera aho nasabaga Imana kumpa inzira njye nanashaka nimero za Sabe navuga Mana nimba ari ibyo koko izo nimero nzibone niba atarejya nzibura niba atari byo nyine ubwo ndazibura ko nahise nzibura njyewe rero byaterwa n'uwo muntu uwo yaba ari we abaye ari umuntu uri mu Mana twabigendanamo reka tuve katari mu Mana abaye ari umuntu udakijijwe warasenga ni umuntu mwahuye wenda udakijijwe kubw'impanuka aguteye ntabwo byaba ari impanuka ubwo byaba ari ibintu byabaye gine Mana yanjye nyine nkamubwira ngo ndatwita akatangira kunzana ibintu byinshi ubwo tutagiye mu buyobozi reka mu gutwita ubwo wabyekanga kugufashwa umwana wari kwicwa n'inzara wende ka tuye kuva wenda yagutera kuko umugabo ashaka kukubwira ati ngiye nubyara nzatangira kumenya everything mu gihe utwite birashoboka ko yabakwita umuntu atakumenye utwite azakumenya wabyaye iyo utwite ubona niba umuntu azagufasha ese kandi kubitekereza ukuntu ubuzima bwanjye buzagenda uko mbona ko bizagora mbese wabonaga ameze nk'umuntu uzagufasha utwite ubwo njye nwite naratwita nacuruzaga imyenda mu mujyi ariko naraje i Kigali nje mu kazi ko mu rugo akazi ko mu rugo nakavuyemo nkavanywemo nabo nakoreraga gucuruza imyenda ndi gucuruza imyenda nibwo natewe iyo myenda nayivuyemo mpita nongera gusubira gukora akazi ko mu rugo banenda arabizi arabibona ubuzima mbayemo birirwa banjujubya banyirukana ko umunsi yahawe yajyana muri bene wabo nabo ari uko bamaze kunyirukana abona ko nicaye ku muhanda nyine njye mfite akabazo k'amatsiko ubundi majya guhora mwahuriye twahuriye aho nakoraga mu rugo nakoragamo kuko yazaga gutwara umutipe w'umukameramani wabashutingiraga amafilime niho wakorera bazaga rero akaza muri icyo gipangu yego ubona mumenye arakubona arakubenguka bigenza uko twabibonye muziye kubireba ku isi reka wenda tureke kubyinjiramo cyane kuko kuko twebwe ibintu dukora cyangwa se uburyo tunyuzamo ibintu byacu ntago tuba dukeneye saga ku bantu ntago turi hano ngo dusebye umuntu nta saga dukeneye na byacu twebwe icyo twashatse ni ukugira ngo tugane abantu bo biyumvira ibintu mu buryo butuje butarimo guhangana n'abantu twebwe turi kwiganirira bisanzwe turi no gushima Imana ibyo yakoze kuko right now ukomeze ndatekereza ko ushima Imana cyane alhamdulillah nam reka rero dukomeze ariko dukomeza agenda ndatekereza ko twashaka umusozo w'ikiganiro kugira ngo tugana ku musozo reka turebe ku bantu ni iki mutekereza ku bantu batera inda ariko ntibabashe kugira inshingano kubo bateye inda turahera kuri Fili Joyce Nadia gutya buri wese agenda abivuga ko abyumva n'igitekerezo yabigeraho tugana ku musozo njye ikintu mbitekerezaho rwose mba numva leta ikwiye kongera imbaraga mu guhana abantu batera inda bakanga kurera mu gihe umureze ko ujya kumurega umaze igihe ubyikorera mu gihe umureze hakaba hari ibihano ateganyirijwe ku buryo nta nunamubwira ati igihe nzajya kukurega azibuka ibyo azahura nabyo nyuma yo kukurega akaba yakemera ubwumvikane ko ibintu byose biba byiza iyo binyuze mu bwumvikane kandi mbere no kwisunga amategeko uba wabanje kumubwira biba byananiranye kuko bijya kugera hariya mu miryango ubwumvikane byanze nyine nta kintu cyo kindi ariyo sije yanyuma isigajwe gukora ikindi wamara kumurega bikihutishwa kuko umuntu atanga ikirego ubu hari umuntu watanze ikirego mu mwaka ushize turi muri uyu nguyu ukaba ugiye kurangira akaba atarahabwa indezo z'umwana bikajya byihutishwa byibuze niba umuntu atanze ikirego mu kwezi kumwe process zose zikaba zarangiye uwo mugabo agahanwa kubwo kwanga kwita kuri wa mwana kuko sinekereza ko abafite umutima mwiza abagomba no kugororwa ye ku ruhande rwa umugabo ku ruhande rwa ndashaka kukubaza ese umugabo yakoze icyo gikorwa nabashe kuba yakubahiriza izo nshingano kuri wowe nk'umugore cyangwa se nk'umutwe cyangwa se umufitiye abana ni ikihe gihano wumva aba yahabwa kugira ngo kibashe kuba cyamusoma mbere yuko tugera ku bintu by'igihano ashobora kuba
nta bushobozi afite ariko nanone reka tubwire cyo kubushobozi cyo mukireke nta muntu n'umwe ubaho wananirwa kurera umwana yabyaye uko njye uri kumutererana nahubwo ni njye uri hasi yawe reka tureke ku ese nake kazi waba ukora muri iki gihugu tureke kumva ko umugabo nanone Jenny nitwumve ko nanone kuba umugabo nshobora gutera inda sibyo ntago buriya tuye dukomosiyo dukome n'ingasire sibyo ushobora gutera umukobwa inda ariko bitewe na life urimo ako kanya ikaba itari kubasha kugira ikinima kuko nawe nta kintu yariri kuguha sibyo reka nk'urugero ngiye kuguhereza urugero sibyo dushobora guhura dukundanye ariko ngiye n'ahantu nari mfite ho kubamba mu muhanda kuko urukundo rwaje ngewe nshobora kwambara imyenda ngasa neza nayitiye kwa runaka cyangwa se wenda mvuga ngo ni weekend ngaba nasohokera ahantu tugahura ubona nsa neza ariko ngiye life ndimo kuko turi mu buzima bwo kwiyoberanya mu gihe turimo sibyo nta muntu wifuza kugaragara nabi mu bantu nshobora kugaragara neza kugira ngo nanjye numve ko ngiye gusohoka nkaba ndahantu nishimye sibyo tutekereza ibintu byose ndugatekereza ikintu kimwe gusa ibibazo ni kubitekereza mu bibazo gusa abantu bameze gutyo bo mu muhanda bameze gutyo abana babo nimba ateye inda ayitera umukobwa impamvu ngiye kuvuga n'abagabo tubura amafaranga niba ufite gahunda yo kwiyoberanya ubwo bushobozi ukabubona uyakura he nyine umva icyo ndi kugusobanura icyo ndi kukubwira buriya Jerry abantu ku isi abantu turangana ku isi sibyo habaho abagabo bakennye hakabaho n'abakeze nanone Kelly hari ikintu ntajya nemeranya ku basore cyangwa abagabo batera inda bakihakana nemera ko abantu barutana mu bushobozi njyewe buretse wumve nemera ko abantu batanganya ubushobozi ariko bwa mbere byemere nimba ari byo koko ubizi ko iyo aferi yabayeho hagati yawe n'uwo mukobwa uri kukubwira icya mbere ni ukubyemera icya kabiri mubwira uti akazi nkora ni akangaka ibyavuyemo ni ibi ugaragaza uruhare rwawe mu gushyigikira wa muntu mwajyanye mu bibazo ntekereza ko ari ibibazo kuko wenda biba byabaye mutabiteguye ndabeshya afiri nimba habaye n'icyo kibazo exactly nimba uvuga uti nabanje gukora ibi unyihanganire nabonye aya ntekereza ko umukobwa atabyanga ntekereza ko atabyanga cyangwa ngo bigaye niba uri umunyonzi nakoreye amafaranga 3,000 ukamwereka ko umwitayeho muri kumwe amafaranga 1,000 cyangwa afata 5,000 ibyo birahagije ntago nkubwiye ngo kubera ko ukoreye 3,000 ku munsi ubwo ni 90 ku kwezi sinkubwiye ngo zana ya 90 sinabwiye zana 80 niyo wampa 30 birahagije ibindi bikagaragara ko nawe ufite ariko byibuze ugatekereza kuri wa mwana Jerry tukiraho ngiye none reka ngiye ku ruhande rw'abagabo gatoya abagabo kanje ku ruhande rw'abagabo gatoya kuko ngewe nanga ko twagira uruhande rumwe twibasira urundi tukawusiga ni ukuvuga ngo abagabo ikibazo kije kiba ku basore cyangwa se kwagabo muri rusange dutinda kwakira ko tugiye kuba abapapa ni ibintu bigora igitsina gabo cyane kurenza ko umugore yakira kagiye kuba umubyeyi ibyo bintu kuki mubikora wait ibyo bintu kuki mubikora kuvuga ngo umva impamvu bikorwa umva impamvu bikorwa sibyo iyo umuntu mukundana muri shimana sibyo ushobora no kwishimana rega tuye duteke Jerry reka tuganire sibyo kandi mwese ni ibintu muze nituze kubyageza turi kuganira hano n'abadukurikiye bumve ko nta kiri kintu dushinye no kuganira kuko niba bitanabaye kuri urunaka hari undi muntu uri ahantu ushaka byabaye dushaka kuganiriza bikaba byamufasha sibyo niba turyamanye firi cyangwa se Joyce cyangwa se nada tukaryamana sibyo bavuga yareka buriya biba byiza iyo utanze urugero atati umwe uvango nibasiye umwe cyangwa se nibasiye undi no niba habayeho iki kosa ryo kuba twaryamana sibyo iyo turyamanye dushobora kuryamana twebwe tutagamije kuba twabyara sibyo tukaryamana ko twari twishimye ngiye nawe twishimye sibyo noneho iyo iki kintu kibayeho kubigendanye n'umukobwa abakobwa hari ubusanga habaho bundi hajya habaho ibintu byo kumva hari umukobwa n'ubundi muri we uba wumva n'ubundi kubyara nta kibazo sibyo hakabaho n'umusore
wumva ko ibaze n'ibyawe nyine gatumva ko ubuzima bwe nyine ntago ku isi dutekereza kimwe mujye tuve kuri ibyo byo kubitekereza yavutse nyine umwana yavutse ndi kubyumva sibyo ikosa abagabo dukora ni ukutemera gufasha abana kuko natwe iyo turi abantu bagira uruhare kuba inshingano kuba twafata inshingano abagabo ni abagabo bake bahitamo tugana ku musozo reka tugire inama urubyiruko abakobwa abagabo bahuye n'icyo kibazo babyitwaremo gute umukobwa wahuye n'icyo kibazo abyitwaremo gute Joyce cyane inama arabagira bivuge ku mpande zose yego yaba ku ruhande rw'umusore cyangwa se rw'umukobwa yego wumva niba bose ku ruhande rwabo bumva ko badashoboye kurera umwana bakoresha ubwirinzi mu gihe bumva ko bazaserera ntabwo byemewe biremewe igihe ufite impamvu ujya kwa muganga leta yaranabyemeje Joyce ariko bakiti cyo gukura mina Joyce ku muntu reka mbivuge ko mbivugiye muri rusange sibyo ku muntu usenga n'umuntu uzi ubuzima icyo ari cyo sibyo nje numva ko nk'ubu nkanjye kuri ngereka nihe urugero sibyo aho kugira ngo ushake nzi ko washatse kurinda ubukobwa bwawe ugakoramo inda irenze nk'ebyiri 3 enye 5 nashaka umukobwa wemeye kubyara akaba ari iwawe kuri pe cyane nawe nagushyigikira kubera ko nubundi Jerry wa mukobwa ukuramo inda kugira ngo akomeze twigaragazeho neza niba basha kugira ubushobozi bwo kuba yakumva ko yakuramo nyina yarabigize cyo gukuramo inda buri munsi sibyo ngiye mufata nk'umwicanyi nta n'umutima bagira umukobwa wagize umutima kuvanga ngere kambyare nta mukobwa wabyari wabo nacira urubanza abari intwari cyane abari intwari nje namushaka nkamushyira mu rugo kubera ko nyine no kugira umutima ukomeye kuko iyo utangiye gutekereza inshingano ugiye gufata kuko umwana ni umugisha cyangwa n'inshingano bivuze ngo ugiye kubona umugisha ariko n'inshingano bizira rimwe ikindi ugiye kwiyibagirwa wowe watekerezaga ako kanya cyangwa n'uwo watekerezaga hazaza ukabundi ugiye gutekerereza umwana kuko nanjye nihereyeho inzozi zanjye narazitaye sintekereza bwo niki nakora kugira ngo abana banjye ariko Frida wongera umutarazitaye ntabwo nyine wenda wabitekereza ariko ushobora guhindura tukiri hano wenda reka ni ukuvuga ngo akenshi utekereza ku bana bawe kurusha uko witekerezaho ubwawe kuko niba uba ushaka kurinda n'ubu ushaka ko babaho neza reka tugire inama firi dukomeza n'ikiganiro gusoza noneho tugana ku musozo tuzakomeza ubutaha ni iki ushimira Imana kugeza ubu kugeza ubu ni uko Imana ikomeje kuduha kubaho kandi njye mbona ntashoboye rwose ibyo ngibyo ntabyishoboye ujya ubona neza y'Imana uko bukeye n'uko bwije no nibaze n'umuntu wese ubundi agomba gushima Imana ibaze noneho kuba muri uyu mujyi ukodesha urya unywa ibyo byonyine umuntu twakoranye ikiganiro mu gitondo arambwira ngo umuntu abasha kuba muri Kigali atafite agasi ngo ni kuzimu yawe abana ntakuranye ni kuzimu yahaba nibwire bana bakobwa bagira inama yaraga inama ngiye kwajya ngo ngiye kubagisha inama njyewe umwanzuro buno nafashe uko nabonye kwirirwa amanganye nta kintu byangezaho nafashe umwanzuro wo kureka bino bintu byo kwirirwa amanganye n'umugabo sinzi niba ari byiza kuri njye cyangwa ari bibi kuri njye ngakora gahunda zanjye ko njyewe none ibintu byanjye byibuze biba biri mu muhezo none byaje muri media ndajya kurega bagahita bandika ibinyamakuru bikandika ngo nabakwandika bagatangira bakakumanuka yego urumva rero navuze ati ibintu reka mbihagarike mureke wikorere nkore gahunda zanjye kuko yamaze hafi umwaka amezi 8 afunze icyo gihe nize kubaho ndi njyenyine nifasha nta famiye yamfashaga nta niye nta nawe nta kintu na kimwe cyavaga iwe cyangwa muri famiye kizi wanjye nawe kute nakomeza kubaho muri buriya buryo we njya kumurega mu minsi yashize ikintu ndi gutekereza byibuze agiye buka ko yabyara yego abe 5 abitanga kweza ko najya kubitanga zibuka ko agiye kubiha abana yabyaye
nabitekereza hari igihe azicara agatekereza se 5 nk'aba bana ubundi birakwiye 5 barya banywa bakwiga umva nyine hari igihe kizagera bitewe no kubatekerezaho bya buri gihe kisubiraho yego namuganije ndamubwanjewe sinzongera guserera nawe sinzongera guhangana nawe sinzongera no kugutuka ko njya mutuka byatari nkavuga ati navuze ati agaciro utampaye ngiye kukaguha Imana kuba yego ngira no kukubwira nabi igihe cyose cyose wambabaza washimisha sinzabyongera kandi umbabare no ku magambo yose nakubwiye yego Imana iguhumugisha rwose imbere ni heza tukiri aho ngaho imyaka 2 ubu ni 3 uhangana n'umuntu yego ariko ngewe hari bidashaka kwibariza abantu badukurikiye nyine baze ko dufasha bise muri comment ese kuba kano kanya mfite umwana umwe cyangwa babiri hari uwanenda atari kumufasha nageza ikibazo cyanjye nshaka ko we yamfasha mpamvu ngiye kumurega nuko nawe nshaka kumufunga ko muri gereza sibakora n'ahantu hamwe bakora amafaranga ariko hani icyo bimara ngiye kumurega mvuga ngo amfashe bonindezo mfite ikibazo cy'indezo ibyabaye byabaye ariko kano kanya abana bangiye kuburara bamwe ari kubwirwa mbese turimo turicira isazi ye mashisho byanye ikibazo cy'indezo aho kugira ngo barebe ubundi buryo babikoramo bafashe wa muntu baramufunze banyemuriye ikibazo ubwo baragiteje cyangwa barakinyuye yewe na wa mwana ufite uzika kuraka mukiraho papa wanjye waramufungishije kubera iki kubera ko navutse bivuze ngiyo ntavutse icyo nshobora kubabwiraho byarabaye ikibazo ninjye ninjye utumye papa yariye kuko reka mbabwireho turagana ku musozo kugira ngo tuzakore ikindi kiganiro cy'ubutaha amasaha yatujyanye ko twiriwe hano inaha muri Rwanda Gospel Show turi muri studio ngo twicaye kugeza izi saa z'isa 5 numva ko dukunda abantu yakurikira umunsi ku wundi wari ukiri kuvuga ko ushobora gutanga umugabo bikarangira bamufunze ikintu nshobora kubivugaho impamvu runaka ishobora gutuma umugabo wenda nava ngo baramufunga kuko sinumva ko umugabo yemeye ko hari icyo yakora yafungwa bijya kugeraho umugabo bumva ko bamufunze kuko nubundi we aba yakaniye avuga ko cyangwa se atemera ninda ashaka kuba atemera inda cyangwa akavuga ati ngiyewe nta bushobozi mfite bwo kuba ntakora kintu cyangwa se nagira kintu ndetse no kumufunga bakora nago navango n'umuntu nyine bafatira igihe kinini cya dande we igihe bamuha nicyo kugira ngo atekereze ku byo yakoze kugira ngo wenda azaza hari isomo yabonye koko hari ibyo yatandukiriyemo abashe kuba yabikosora kuko buri wese reka nkubwire umugabo aje akemera ngo birashoboka ko umugabo aza kwemera ngo aragufasha akanabisinyira sibyo barahari besha no tuganira outside hari abantu benshi tutashaka gushyira no mu kiganiro banakomeye cyangwa se batewe n'inda n'abantu bakomeye bagiye batugezaho SMS kugira ngo twakore ikiganiro kubera ko tudakunda ibintu by'amatiku n'icyo tukabiceceka ayemera ko azagufasha kandi akarageneka kanabisinyira cyangwa se akagira gute ariko kwa kuri mu mugere mu mananye igihe kinini mumenyerana bikaranya n'undi bya bindi atabikoze ariko bitewe no kunana wabona na muri kumwe bakavuga ko nashaka bikorwa ariko ukaba utashima wenda ibyo aguhereza bityo rero sinakumva ko ibintu twabitindaho cyane tuvuga ukuntu mugasho kuko nubundi igihe azemera kuba yaguhereza indezo nakazijya afungwa kuko nta kintu n'ubutara nago biba bumaze bayi bumufunze kandi yemeye gutanga indezo kuko yemeye gutanga indezo abazika azakora hakagira ikiboneka reka mbwire abantu reka bagira umutima wa kimuntu yumve ko ikibi yakora n'ubundi nticyamuhesha amahoro akikindi katubwiriyemo abasore yego n'abagabo umusore waba umugabo n'abadadi musige muri hanze mufite amafaranga tubita badadi reka dusabe ba anko badadi ndetse dusabe n'undi musore uwo ari we wese mu gihe wafashe umwanzuro wo kuryamana n'umukobwa ni ibintu ukora wabitekerejeho unabizi neza kandi uri kumwe n'umukobwa reka tuvuge muri ubu buryo kugira ngo bigende neza uba wishimye jeri uba wishimye arabyishimira akabishyiramo n'ingeso niba uzi ko umukobwa igihe uzamutera inda bizaba ibibazo fata agakingirizo higope abeshya jeri abantu bose be kujya mu ngeso mbi bumve ko basenge bizera Imana kandi umuntu uguye mu cyaha ye guheranwa n'icyo cyaha ahubwo yige kubana ni n'amakosa yakoze kandi
afashe uwo yateye inda. twibagize ko ari ibintu biriho bifite kuba birashoboka. Reka dushimire Imana yaturinze, yarinze Fili, yarinze Joyce, yarinze Nadia. Fili agerageza gukora mu mpano ye, afite na channel, yayibwira abantu bakajya bagakora subscribe bakamutera inkunga, wabufashije ziriya mpanga zikabana amata, numva ari nicyo yakora. Yes, akabishya kuri exactly. channel yitwa fridausi-official, muze kwipininga hasi kugira ngo fridausi-official abantu bayibone, bakurikira ibiganiro, babisangiza abandi. Urabukize itafari rikomeye cyane kuri bari abakobwa beza, uraba ubateye inkunga ikomeye. Wagira ikindi yamufasha yakwandika muri comment tukazamuhuza nawe, ibintu bikagenda. Reka dusaba umuntu umwe adusengere muri bo kugira ngo dusoze ikiganiro. Abazumva ikiganiro cyabaryoheye bazugira tubwiye tubatumire kuko amasaha yagiye. Ikindi nabwira abantu, nta muntu n'umwe twari tugamije kwibasira cyangwa gukomeretsa. Twagiraga inama urubyiruko twigira ko byabaye, ariko urugendo ni ugukomeza imbere kandi twiteza imbere. Reka dusenge dusoze. Ndasaba Nadia naduhereze isengesho igiye gusoza kino kiganiro, kandi dushimira abadukurikiye mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro twategurira umunsi kumwe, tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe. Tuzi imitima dusenge. Witeka Mana yacu, manijya neza, Mana utwe n'ubushobozi, twongeye gushimira kano kanya ko waturinze, icyubahiro kibi cyawe. Kano kanya rero Mana tugiye gutandukanye, tugiye kujya mu nzira zitandukanye, bamwe bagiye kugenda mu byuma byakozwe n'abantu. Reka ubayobore bagere aho batuye amahoro, maze tuzongeye guhura duhimbaza izina ryawe. Reka uvane imitego yose y'umwana Satani mu izina rya Yesu Kristo, maze tujya mu bwo turagushima ko wabikoze, tuzabikwiza izina ryawe ryera. Amen. Mwakoze cyane bakobwa beza, ikiganiro nakagaruka. Imana ibarinde cyane. Ciao ciao.